hano mfite supaguru ifunze yose. Ndashaka kubereka uburyo bari abantu bakina akazungu rimwe na rimwe babatuburira mukagira ngo ntimwariye kandi n'ubundi mwariye. Hari igihe ujya kubona ukabona umuntu araje ashyizeho amafaranga bakakwereka mu kibiriti nta myambi irimo, ariko ndashaka kubereka uburyo biba byakozwe, ariko aho uba watomboye hari igihe haba ariho. Burya rero baguha amafaranga babishaka, n'ubundi bazi yuko ayo mafaranga uri buze kuyabagarurira. Ndagira ngo rero mbereke uburyo baba babikoreye iwabo kugira ngo baze kudutuburira. Bafata ino supaguru bakayigura, mwabonye yuko nyifunguye ari nshyashya. Yego, nyiteretse hano supaguru yanjye. Mfashe ikibiriti kirimo imyambi ngiki, hano mfite ibibiriti bitatu kandi byose birimo imyambi. Mfashemo kimwe, dore kirimo imyambi, ariko iyi myambi mfite hano baba bayikase bakayikatamwo ibice. Noneho barangiza bakafata cya kibiriti bakagishyiramo nk'akantu gatuma ya myambi itayuzura cyane. Noneho bagafata ya supaguru yabo bagapangamo ya myambi ku murongo ihagaze irebana, ariko ari ibice, izagaragaza kimwe cya kabiri mu kibiriti. Reka mpangemo ya myambi, nindangiza inyisuka supaguru ihita ifata igaragaza yuko ikibiriti cyuzuye neza, kuko hari igihe usanga ari imirongo y'imyambi. Akenshi nta nubwo bemera yuko witegereza muri cya kibiriti cyabo kugira ngo utabavumbura. Mwihangane gatoya, hano ndimo kugenda mpanga ya myambi uko nabo bayipanga. Murihangana, iyi myambi nayigize ibice, dore ukuntu kaba kareshya. Murakomeza mwihangane, ni uburyo bwo kugira ngo mutazakora amakosa yo gufata amafaranga yanyu mukagenda mukayaha abantu n'ubundi batazanabashima. Yego, cyiza wagenda ukayaguriramo nk'umuntu icyo kunywa akarya agahaga, yarangiza akagusabira umugisha ku Mana. Ariko bariya nta n'umwe ugushimira. Barangiza bamara gupangamo ya myambi bigarukira muri kimwe cya kabiri cy'ikibiriti, dore ukuntu ibireshya. Noneho bagafata ya supaguru yabo bagatobora, supaguru bikomeye. Yangiza bagakandiraho ya supaguru yabo. Supaguru yabo imaze, baratsindagira cyane kugira ngo bize gufata, bagahuha bigakomera. Ubu tayari biba byamaze gukomera, ubutubuzi bukaba burarangiye. Ndagira ngo rwose batazongera kubahemukira babarira amafaranga y'ubusa mugira ngo muzatombora, ntabwo bizakunda pe. Dore ya myambi maze gukora ku ntibireshya mu kibiriti, ibimeze gutya. Noneho bagafata cya kibiriti, ya myambi bakayishyiraho bakurikije uno mwana, cyangwa se bitewe n'umutwe w'iki kibiriti igishushanyo kiriho, akaba ariho bashyira n'umutwe wa ya myambi, bayicengezamo gutya. Noneho biba bimeze gutya. Bya bibiriti cya kibiriti baba bakize, babifite gutya ari bitatu, nuko bakabizunguza byose uko bashaka. Noneho wowe ugahitamo ikibiriti ushaka muri bya bibiriti. Noneho wowe iyo wariye uri umuntu wabo, iyo bashaka kurya bafata ikibiriti bakurikijeho wa mwana. Reba
nk'ubu uyu mwana ura yuko ameze gutya ariko ateretse umutwe w'umwana abareba aho ngaho. Noneho ruvuga ngo yagiye kukwereka ikibiriti ashaka yuko urya, ahita asunika hano akagira gutya agacurukura ikibiriti akakigira gutyo akagarukirizamo hagati, ntabwo akizamura ngo kigere hejuru. Nanone akongera akagitereka hasi akongera agacanga yashaka kutarya agafata wa mwana handi hari umutwe akaba ari ajomberamo urutoki akazamura akahita yerekana ubusa muri cya kibiriti. Wareba ukahita uvuga ngo ndariwe, kandi imyambi n'ubundi cya kibiriti barimo guterura ari cyo. Ugakomeza ugakinakina n'iki kibiriti uzi ko ari cyo urimo gutombora, kumbi ntabwo ari cyo. Ibindi byose nta myambi birimo, ni ikibiriti kimwe cyo kirimo imyambi baba bakoze ibi ngibi. Ndagira ngo rero mutazongera mujye mureba cya kibiriti, ntimuzigere mushyira amafaranga yanyu kuri biriya bibiriti, kuko n'ubundi iyo bashaka bagushobora gushyiraho 500 akagushuka akahita aguha 500, ukahita ushyiraho 1000 uzi ko ari cya kibiriti, akahita bibirindura gutya akahita kwereka ubusa. Yakweretse ubusa cyangwa se agakwereka imyambi, abagira ngo wongere ushekerwe, nurangiza urye, narangiza andi yose ajya kwereka ubusa gutya kandi ari cya kibiriti. Dore cya kibiriti ngiki kirimo ubusa, ndongera ndakimanuye ndakizamuye ikise kigaragaramo imyambi. Nuko nguko rero igikorwa cyabo baba bagiteguye umunsi wose, bagacyura amafaranga y'ubusa batakoreye, we wirirwa utunekwa wikorera imizigo, ugerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo ubashe gucyura amafaranga, ukagira ngo ushyize uzi yuko uri buze kubona amafaranga. Bantu banjye ntimuzigere mushyira kuri kazungu, nuko kuri kazungu baba bashaka kubariraho amafaranga. Murakoze rero n'ubu buryo nashaka kubamenyesha mo kugira ngo mutazongera kuribwa amafaranga yanyu. Ibiriti bari bitatu, kino kirimo ubusa, n'iki kirimo ubusa, ariko ikindi kiba cyapangiwemo biriya bice by'imyambi. Murakoze cyane rero, ariko mujye mwibuka no gukora subscribe hariya ku ruhande kugira ngo tubashe gukurikira utuntu tumwe na tumwe tugenda dutuburirwa n'abantu kandi ari ibintu bisanzwe. Murakoze cyane.